uguhembera inzigo ntabwo ari wo muti w'ibibazo. Gukosa bibaho, ariko kwihorera kwiza ku bagukoshereje ntabwo ari uguhembera urwango. Kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Yaranavuze ngo hahinduka abantu, ariko isi yo ntigihinduka. Aranavuga ngo nta cyagize itangiriro cyabuze iherezo. Yigeze no kwanga umuntu ni nk'ivu serwakiriza igahuha. Yaravuze ngo uramutse umenye kuri mu mataha wagenza gakeya. Nyagasani niwe ugena umunsi aguhamagara. Ujye ubaho uko ushaka, gusa twese turataha. Wita umwanya utega uwo ari we wese iminsi rero, ntabwo uzi itariki rurema bintu azamutwarira. Uyu mugabo yaravuze ngo byaba bimaze iki kuba ufite ubutunzi, ubuzima bwawe ukabuharira iby'isi. Iby'isi turabisiga tugataha. Njyewe nzisunga Yehova niwe utunze ubutunzi nyabwo. Yavuze ijambo